hari report naraye nsomye ariko abapolisi nabo nari bamereye nabi bakoze report y'umuntu bafashe yanyoye bapimye igipimo cyari kigiye guturika kubera alcohol yanyoye hanyuma baza no gusanga muri record zabo ibyo bibaye ngo nk'inshuro bamufashe nk'inshuro 5 ubu bwari ubwa gatandatu ibi ngibi babona imodoka mu nzira igenda ikubita hirya ikubita hino amahirwe agira ngo ntabwo ari umuntu ariko niyo maherezo either azica cyangwa azica umuntu wundi so hanyuma noneho ikibazo nagize abapolisi ubwo muri izo report barabitanga gusa kanaka baramuvuga amazina sinirwa musubiramo ubwo muzabimenya ngo bavuga uko bamufashe mu bipimo birenze hejuru y'ibisanzwe banza atari yazinyoye gusa yari yaguyemo hanyuma baravuga ngo ariko ngo members ba parliament ngo bafite immunity ngo ubwo bamuretse aragendaga mbibonye mpamagara chief wa police ari hano mbese muba mutumira murabatumira aha ndamutelefone we chief wa police umuntu ufite immunity ufatwa inshuro 5 6 umunsi se yishe umuntu nabwo ni immunity ubu azica umuntu azagonga umuntu amwice bibe immunity namwe mugomba kuba hari ukuntu mwakoze interpretation ya immunity nabi Chief of Justice, Minister of Justice, immunity bivuze iki? Nta budahangarwa niyo wasinze ntuhangarwa niyo waba wishe umuntu wasinze ntuhangarwa urahangarwa nawe dufashe numve kuko from a logical point of view niho nabarije ikibazo nabaje bafite ubudahangarwa okay bivuze iki biva he bigarukira he so tusobanurire immunity bivuze iki kuko hari ibyo nagerageje kumubwira ndagira ngo numve ko ari byo namubwiye nticyambere genda umupolisi nkoresheje amategeko ariko nkakoresha na logic niba afite ubudahangarwa icyo bivuze ntabwo mufata ngo mushyire muri prison muri icyo gihe ariko nticyambere niba bibaye inshuro 5 6 nabanza nkamwambura license right ndakubwira ibyo ntabwo ndi umunyamategeko njye nakoresheje some logic rwose nkamuvanaho ko ndabanza mbwire abayoboye parliament mbwire ngo uyu muntu record ye iraza gutera ibibazo iraza kwica abantu icya kabiri muri traffic regulations nakuvanaho license ntarebye uriwe kuko you are not fit to drive right icya gatatu nabwira parliament nabwira mwipronouncing kuri uyu muntu n'ibyo akora ntabwo twakwemera ko yaba a danger to society kuri ubu buryo
so nasanze rero byose ntacyo bakoze bo baretse aragenda ndababwira sasa mwebwe nimwe muri bujye mu mwanya we nimutareba neza tubwire ubudahangarwa nk'ubwo babu exercising bate. Your Excellency, sinzi icyo nakongeraho ko wabisobanuye nk'uko amategeko niyo interpretation. Nongeyeho fine umuca fine penalty ubanza hari amafaranga afite na immunity y'amafaranga kutishyura. Oya. So nagira ngo ramenye aho ubwo budahangarwa buhera naho bugarukira. Yes, iyo umuciye fine akabyanga ubwo bigomba kujya muri court ubwo ngubwo akajya kubiburanira ubwo ngubwo nicyo biba bisobanuye. Oh, by the way, hari ni byinshi byaraye bibaye nuko nyine amategeko aradufasha tukitonda. Babanje kumubaza n'uwo ari we yanga kubabwira pe abaye intambara yanga kubabwira. Mbaza polisi none se icyo gihe nta immunity afite kuko ntabwo ndamenya uwo ari we. Icyo gihe nakuzirika rwose nkakushyira hanyuma wamara kugeramo wamara gusinduka ukibwira ugomba kumbwira uwo uri we. Okay, amusore sa urumva. So enforcement nayo irimo confusion. Niba utambwiye uri we ndagupfa agasoni k'ikisi. Actually niyo naba nkuzi ariko wanze kunyibwira I would pretend ko ntakuzi. Nkabanza nkagera aho nkugeze ukabanza ukumva cyangwa zikabanza zikagushiramo. So ubwo in my policing world yagenda gute? Your Excellency, wabisobanuye ubanza ugakiza iyo danger y'umuntu wanyoye akarenza urugero ko ntabwo wamwemera ko akomeza kubera ngo afite ubudahangarwa. Ukanamubwira politely akava mu modoka kugira ngo adakomeza ataza guteza ibindi bibazo nk'ibyo mwavuze byo kwica abantu. Hanyuma biba byarabaye kenshi byari byose ari process yo kumuvanaho ubwo budahangarwa ukayikurikiza. Iyo parliament byanze ubwo nayo bifite ibibazo niyo umuntu amaze gufatwa gatanu bakaba bumva batamuvanaho ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe mu nkiko. So uko wari wabikemuye ariko amategeko abikora. Yes, police chief ngo namubwiye ubwo ikibazo kindi rero ni iki cyanyu. Ubwo polisi yananiwe gukora ibyo yagiye gukora, ubwo bagiye gukora ibyo nababwiye. By the way, niyo byaba atari byo nakoresheje gusa baragenda bakora ibyo byaba bibiri byo byaba bitari byo barane bati ni perezida wadutumye. Kandi bakwiye kuba bakora akazi kabo bakwiye kuba banakumva bazi icyo bakora icyo aricyo. Urumva rero ibi bintu imwicare urumva ibi bintu biraho ubwo n'umwana yabona iyo confusion nawe ayinyuramo. Bafashe yanyoye bapimye igipimo cyari kigiye guturika kubera alcohol yanyoye. Hanyuma baza no gusanga muri record zabo ibyo bibaye ngo nk'inshuro bamufashe nk'inshuro 5. Ubu bwari ubwa gatandatu. Ibi ngibi babona imodoka mu nzira igenda ikubita hirya ikubita hino. Amahirwe agira ngo ntabwo ari umuntu ariko niyo maherezo. Either azica cyangwa azica umuntu wundi. So hanyuma noneho ikibazo nagize abapolisi ubwo muri izo report barabitanga gusa kanaka baramuvuga amazina sinirwa musubiramo.
ubu muzabimenya ngo bavuga ko iyo bamufashe mu bipimo birenze hejuru y'ibisanzwe banza atari yazinyoye gusa yari yaguyemo hanyuma baravuga ngo ariko ngo members ba parliament ngo bafite immunity ngo ubwo bamuretse aragendaga mbibonye mpamagara chief wa police ari hano mbese muba mutumira murabatumira aha ndamutelefone we chief wa police umuntu ufite immunity ufatwa inshuro 5 6 umunsi se yishe umuntu nubwo ni immunity ubu azica umuntu azagonga umuntu amwice bibe immunity namwe ntugomba kuba hari ukuntu mwakoze interpretation ya immunity nabi Chief of Justice Minister of Justice immunity bivuze iki nta budahangarwa niyo wasinze ntuhangarwa niyo waba wishe umuntu wasinze ntuhangarwa urahangarwa nawe dufashe numve kuko from a logical point of view niho nabarije ikibazo nabaje bafite ubudahangarwa okay bivuze iki biva he bigarukira he dusobanurire immunity bivuze iki kuko hari ibyo nagerageje kumubwira ndagira ngo numve ko ari byo namubwiye nticyambere genda umupolisi nkoresheje amategeko ariko nkakoresha na logic niba afite ubudahangarwa icyo bivuze ntabwo mufata ngo mushyire muri prison muri icyo gihe ariko nticyambere niba bibaye inshuro 5 6 nabanza nkamwambura license right ndakubwira ibyo ntabwo ndi umunyamategeko iyo nakoresheje some logic rwose nkamuvanaho ko ndabanza mbwire abayoboye parliament mbwire ngo uyu muntu rekodi ye iraza gutera ibibazo iraza kwica abantu icya kabiri muri traffic regulations nakuvanaho license ntarebye uwo uriwe kuko you are not fit to drive right icya gatatu nabwira parliament nabwira mwipronouncing kuri uyu muntu n'ibyo akora ntabwo twakwemera ko yaba a danger to society kuri ubu buryo so nasanze rero byose ntacyo bakoze bo baretse aragenda ndababwira sasa mwebwe nimwe muri bujye mu mwanya we nimutareba neza tubwire ubudahangarwa nk'ubwo babu exercising bate Your Excellency sinzi icyo nakongeraho ko wabisobanuye nk'uko amategeko niyo interpretation nongeyeho fine umuca fine penalty ubanza hari amafaranga afite na immunity y'amafaranga kutishyura oya so nagira ngo bamenye aho ubwo budahangarwa buhera naho bugarukira yes iyo umuciye fine akabyanga ubwo bigomba kujya muri court ubwo ngubwo akajya kubiburanira ubwo ngubwo nicyo biba bisobanuye by the way hari ni byinshi byaraye bibaye nuko nyine amategeko aradufasha tukitonda babanje kumubaza n'uwo ari we yanga kubabwira
pe abaye intambara yanga kubabwira mbaza polisi none se icyo gihe nta immunity afite kuko ntabwo ndamenya uwo ari we icyo gihe nakuzirika rwose nkagushyira hanyuma wamara kugeramo wamara gusinduka ukibwira ugomba kumbwira uwo uri we okay amusore sa urumva so enforcement nayo irimo confusion niba utambwiye uri we ndagupfa agasoni k'ikisi actually niyo naba nkuzi ariko wanze kunyibwira I would pretend ko ntakuzi nkabanza nkagera aho nkugeze ukabanza ukumva cyangwa zikabanza zikagushiramo so ubwo in my policing world yagenda gute